ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho umuburo wacu ugamije kwiga ibyanditswe Bibiliya, Korani, Suna na Tafsir, kugira ngo tumenye ibyanditswe bijyanye n'imyemerere yacu. Ku bakristo dukoresha Bibiliya, niyo mpamvu tuyisoma. Ku Bayisilamu bagakoresha Korani, Suna, Tafsir, hanyuma rimwe na rimwe bagakoresha Bibiliya. Nk'uko tumaze iminsi tubiganiraho, twabonye ko mu myigishirize y'abigisha Abayisilamu bakoresha uburyo bwo kubeshya cyane bwitwa takiya, buvuze ko ari uhishira ukuri, hanyuma ukaba ushobora gukoresha ikinyoma. Icyangombwa ni uko wigisha idini. Ngira ngo iri jambo ryitwa takiya ushobora gusanga hari abantu benshi batariziho, ariko turamutse twanditsemo gutya muri search, turaza twabona igisobanuro cyaryo. Hari ubwo ku batabizi ushobora gusanga batekereza ko ari amagambo umuntu aba yahimbye, ariko ni amagambo asanzwe. Murabona ko hano takiya in an Islamic context primarily refers to the practice of concealing one's religious beliefs or practices when facing potential danger or persecution. It's a form of dissimulation, a precaution taken to protect oneself or one's community from harm. While often associated with Shia Islam, the concept is also recognized in Sunni Islam, though with varying interpretation and limitations. Hano barimo baratubwira yuko takiya mu buryo bwa Isilamu, mu myumvire ya Isilamu, ni imigenzereze yo guhisha imyemerere yawe cyangwa se imigenzo yawe mu gihe ufite hari impungenge z'uko wahura n'ibyago runaka cyangwa se ukurenganwa. Ariko ahangaha murabona ko ni ubushakashatsi twakoze hano duhawe na AI. Murabibona hano hejuru overview. Ariko iyo ukomeje kureba, ubundi ubu buryo ni uburyo bukoreshwa. bashobora kwemera ko mugira n'amasezerano, ariko igihe babona ko bari ku rwego badafite imbaraga ziri hejuru y'izawe, ariko bamara kugira imbaraga bakaba bagutera kubera yuko bageze aho bakurusha imbaraga. Ni ukuvuga mu gihe bari mu ntege nke, icyo gihe ukuri baraguhishira, hanyuma bahishira ibyo bemera. Babona aribo bafite imbaraga, icyo gihe noneho bakaba bakoresha za mbaraga zabo, bakagutegeka ku ngufu kwemera ibyo bemera. Hanyuma twakunze gukoresha ikiganiro cyakozwe na Haji Sege tureba ibinyoma bitandukanye. N'uyu munsi nibwo buryo turi buze gukoreshamo. Ngira ngo uyu munsi ndagira ngo mbanze nyine agace gatoya mu kiganiro yakoze, muze kumva ibyo avuga, n'uburyo mu kiganiro kimwe washobora mu gihe cy'iminota itarenze 10 cyangwa se niyo yaba ari 2, rwose ntabwo byagutungura kubona umwigisha wa Isilamu ahinduye imvugo ye akavuga ibitandukanye n'ibyo yararangije kuvugaho, kubera yuko kubona consistency mu byo bavuga, mu nyigisho bigisha biragoye. Reka twumve uyu munsi ibyo Sege atubwira. Bibiliya Ntagatifu niyo Bibiliya ya mbere, iyo y'Abakatolika. Kuri nje n'Umuyisilamu ndayikunda cyane pe. Kubera iki?
Bibiliya ntagatifu niyo yaje mbere ya Bibiliya yera y'abaprotestani. nicyo cyari kigiye kuza wa mugabo yabajije Aha, baza ngo bibiliya zitandukanira he hariya sasa ndashaka kumwereka. ko ari nyinshi Ari nyinshi byaje gute? Iyi Bibiliya tagatifu niyo Bibiliya ya mbere barayishize ahantu hamwe bakayitangaza bakandika mu byahishuwe muri Bibiliya ntagatifu. Soma byahishuwe 22:19. Uko byanditse hariya muri Bibiliya ntagatifu ibyahishuwe 22 ku murongo 19. wa 19 aragira ati Yego. wowe uduteze amatwi ndagira ngo wumve iki kintu Sege avuze ko akunda cyane Bibiliya ntagatifu. Hanyuma turi buze ku kantu turakagarukaho nyuma mu kiganiro cyacu. Reka dukomeze twumve amagambo atanze ari avuze ko ari mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 19. Ndumva ariho yaramaje kuvuga. Reka twumve icyo abivugaho. kandi nihagira umuntu Kandi bamaze kwishyira ahantu hamwe, bamaze kwishyira hamwe nihagira umuntu bagashyira sasa kondisiyo. nihagira umuntu ukura amagambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Yego. Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo Yes. no kuri rwa rurembo rwera Yes. byanditswe muri iki gitabo. Urumva kondisiyo bashyize muri Bibiliya ntagatifu, bamaze kwishyira ahantu hamwe baravuga ntuzongere kandi ntuzagabanye. Abahanga ba protestanti baraje kubera iki? Martin Luther King yarashwanye nabo bakatolika, nawe yari umugatolika nawe yari mukatolika, ariko kwa kundi yari umwe muri bo akavumbura amafuti irimo akavuga sha ewana mbavuye niyo mpamvu bya bitabo 20 byavuyemo. wowe uduteze amatwi ndagira ngo iki kintu nacyo cyumve gitega amatwi. Avuze yuko yavuze ko akunda Bibiliya ntagatifu kubera yuko ngo ariyo yakozwe mbere, kandi avuga ko anayikunda cyane. Hanyuma hano avuze ko ngo avuze amagambo yo muri ni amagambo yakoresheje yo mu byahishuwe. Reka tuyashake. Akoresheje Korani nako mu mbabare gatoya, akoresheje Bibiliya ntagatifu, asoma mu ibyahishuwe igice cya 22. Turebe ayo magambo uko avuga hano. Ibyahishuwe igice cya 22 yasomye ku murongo wa 19. Ndumva ni hano. Murabona ko twakoze search muri Bibiliya muri Bibiliya Bibiliya yera. Turebye hano murabona ni nkaho uko abivuga wagira ngo Sege yatekerezaga ko aya magambo muri Bibiliya yeraho atagarukamo, kuko yavuze ko ayo magambo yanditswe muri Bibiliya ntagatifu avuga ngo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Ndagira ngo wowe uteze amatwi wumve iki kintu. Ntabwo nzi urwego rw'ubuhanga, ntabwo nzi amashuri Sege yize, ariko niba ari umuntu usoma hano aya magambo ni amagambo asoza iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ntabwo ari amagambo asoza Bibiliya yose, kuko niyo mpamvu hano handitse ngo nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi. Ni igitabo cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, niho harimo hakorerwa conclusion, n'umwanzuro yarimo Yesu abwira Yohana, hano yarimo asoza. So aha murabona yuko akomeza avuga ngo uhamye ibyo aravuga ati ye ndaza vuba, amen, ngwino mwami Yesu. Murabibona ko hano uwarimo avugana na Yohana ni Yesu. Hanyuma hano arakomeza aravuga ngo ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese, amen. Uyu Yohana ashoje noneho agira gute?
avuga ngo ubuntu bw'umwami Yesu bugire gute, bubane namwe. hanyuma Sege kuri we aratekereza yuko ah, aya magambo yo mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 19 ngo abwirwa ari amagambo araplike kuri Bibiliya yose, bityo ko abafashe ibitabo runaka abaprotesta bakabikura muri Bibiliya baba barakoze ikosa. uroye niho yerekeza. ngira ngo aha nshobora kumushyiramo gatoya akaza kugira gute, akaza akabyivugira neza. 36 ari avuga ibitabo birindwi birindwi Yesu avuga. turabona hano muri Bibiliya yera ntabwo uzasanga mwene Siraki Mwene se kinawe urimo. nari ihari Mwene se kirimo ntagatifu. iri muri ntagatifu, kandi iyo bitabo baragabanyije, harimo ubisilamu bakareba iyi izatukubita, reka tuyivane. musome iyo bitabo birindwi, bakore recherche, bashakishe iyo bitabo birindwi, bafate umwanya babisome. haji umuntu arasoma iyo bitabo azaba umusilamu. Abaduteze amatwi ndagira ngo mwumve iki kintu. Sege aravuze ngo uwasoma bya bitabo birindwi biri muri Bibiliya ntagatifu bikaba bitari muri Bibiliya yera ikoreshwa n'abaprotesta, ngo uwabisoma yaba umuyisilamu kubera ko ngo ari ibitabo birimo ubuyisilamu. icyo niba uri umuntu unteze amatwi ucyumve neza, ukirikodinga ahantu. hanyuma Sege niba avuga ibi ngibi ndagira ngo wibaze iki kibazo: kubera iki abakatolike basoma ibyo bitabo bataraba abayisilamu? impamvu yaba ari iyihe? bivuze ko mu by'ukuri abakatolike bari abayisilamu n'ubundi. so byagenze bite kugira ngo havuke indi isilamu ko abakatolike ntaho bagiye? ntabwo ibyo ngiye kubitindamo, ariko reka tugumane iki cy'uko hari ibitabo byakuwe muri Bibiliya. okay, ntacyo tugiye kureba tugiye muri Korowani. tugiye kureba muri Korowani sura ya 5, ndaje mbereke nyuma y'ibyo twababwiye mu bihe byashize. ndaje mbereke tugiye muri sura ya 5, Korowani sura ya 5, ndumva ni aya ya kangahera, ndumva ari aya ya 3. Reka turebe icyo Korowani ivuga. Sura ya 5 aya ya 3 muri Korowani iratubwira iki? Reka dukore zoom. okay, hano ndumva bigaragara. tugiyemo hano murabona ko haranditse ngo mwaziririjwe kurya icyipfushije, amaraso, inyama y'ingurube, icyabagiwe ikitari Allah. aha murakabona icyishwe kinizwe, icyishwe gikubiswe, icyapfuye gihanutse, icyapfuye gitewe ihembe n'ikindi, n'icyariweho n'inyamaswa kigapfa, uretse icyo mwabashije kubaga kitarapfa, ndetse n'icyabagiwe ibigirwamana. aka nako nushaka ukavuge ukamenye. ntabwo nibwira niba ari muri iki kiganiro, ariko twabonye ko Allah, Imana y'Abayisiraheli, mu kiganiro ndumva ari mu kiganiro gishize, twabonye ko Imana ya Isiraheli ivugwa muri Bibiliya itandukanye na Allah, kuko Imana ya Isiraheli yemera ko ifite abana, yemera ko ifite abahungu. Segari yavuze muri Yesaya igice cya 40, ndumva ari igice cya 40 ni Yesaya igice cya 45 ku murongo wa 5 n'uwa 6 niho yari yasomye, ariko tugiye ku murongo ngira ngo wa 9 tuza gusanga ko Imana ya Isiraheli ivuga ngo mwagize gutya abahungu banjye, bivuga ko yemera kugira abana. Imana abakristo twizera ni Imana data wa twese, twe tukaba abana bayo, tuba abana bayo kubwo kwizera Kristo Yesu.
hanyuma sege ah, turabona ko hano bavugamo ko nyine batemererwa kurya icyabagiwe ibigirwamana. bivuze ngo niba wowe unkurikiye ukwiye kubanza wamenya ngo ese ah, Allah ni imana rurema cyangwa ni ikigirwamana. Aka dushobora kuzakagarukaho ubutaha kuko ntabwo uyu munsi aricyo nagambiriye ko tuza kugarukaho, ariko icyo nababwira cyo nuko Allah ari imana yasengwaga kera, hanyuma bayisengaga bazenguruka kuri Kaba, abagore bambaye ubusa, abakeneye urubyaro. Hanyuma habamo ibuye ryitwa Blackstone. Iryo buye ngo ryavuye mu ijuru ari umweru, rimaze riva mu ijuru rigeze ku isi, ngo kubera amaraso y'abagore bari mu mihango bakeneye urubyaro bajyaga baza kuhasengera, aza kurigwaho, nuko iryo buye riza guhinduka umukara. Uyu munsi niryo abayisilamu bajya gusenga imaka, barwanira kugira gute kurisoma. Kubera icyo barisoma nuko ari ikigirwamana cyabo, ni ikigirwamana cyanasengwaga na mbere yo kuza kwa Muhamadi, ndetse nawe mbere yaho yaragisengaga. Hanyuma hano murabona ko bavuga ngo mwaziririjwe kuraguza, mushaka kumenya ibizababaho. Ibyo byose kuri mwe ni ukwigomeka ku mategeko ya Allah. Noneho rero muze kureba aya magambo niyo nshaka ko mumenya akurikira, ngo kuri ubu ba bandi bahakanye bataye icyizere cy'uko mutakivuye mu idini ryanyu. Aha murabibona, bityo ntimukabatinya ahubwo ari jye mutinya. Kuri ubu mwihangane gato nari ntarutse, uyu munsi mbuzurije idini ryanyu kandi mbasenderejeho inema zanjye. Murabona ko aya magambo aravuga ngo uyu munsi mbuzurije idini ryanyu. Noneho ndagira ngo dutekereze kuri iki kintu Segera amaje kuvuga, yuko hari ibitabo byakuwe muri Bibiliya, kandi Bibiliya ngo ikabivuga yuko nguzagabanya ngo cyangwa kongera ngo azakurwa ku giti cy'ubugingo. Iryo hame reka turigendereho Sege avuze. Hano ko turi muri sura ya 5 muri Korani, hanyuma kuri aya ya 3 arakabavuga ko yarangije kuzuza idini rya Isilamu. Ibitabo byose ibice byose bisigaye, sura zose zisigaye zo muri Korani zirakora mwiki zazanwe nande, kuki zajemo. Kandi kuri uyu munsi Allah avuga kuri uyu munsi yavugaga ko agize gute, ko abuzurije idini ya Isilamu. Bivuze ngo imirongo yo kugenderaho ku idini ya Isilamu yari ibonetse. So sura zindi ziboneka ziri. Ikindi cya kabiri, iyi sura turimo kuvuga tumanutse turaza gusanga ifite aya zigera kuri, murabona ko hano zigera kuri 120. Niba kuri aya ya 3 ara avuga ko yuzurije Muhamadi idini, izi aya zirimo hano zirava. Bivuze ngo hano ibize nyuma byose nibyongerewemo. Ahangaha ndagira ngo mbibutse iki ngiki, nuko nkuko twabibonye mu bihe byashize, Umari yavuze yuko imirongo yo konsa, igihe umugore abona ko umugabo runaka cyangwa se umusore runaka azifuza kuryamana nawe, ko igisubizo ari uko yamwonsa, akamwonsa inshuro 10 kugira ngo batazaryamana. Iyo mirongo ngo yabaga muri Korani, hanyuma nyumiza kuvamo. Niyo kwicisha ngo abafashwe basambana bakicishwa amabuye, nayo yabaga muri Korani, ariko iratakara. Yatakaye gute? Ngo yariwe n'ihene, ngo ubwo Muhamadi yapfaga. So byumvikana ko Korani ituzuye, ndetse na Muhamadi ajya gupfa yaravuze ngo nibamuzanire ngo urupapuro kugira ngo yandikire abayisilamu inyandiko izatuma batayoba. Ubwo rero murabona yuko tugendeye ku ihame hano, ku ihame Sege avuze ryuko nta magambo rimwe mu makosa abakristo bakoze ari ugufata ibitabo by'Imana ngo bakabikura mu bikwiriye, nkuko yifashishije umurongo wa 19 mu gice cya 22 mu byahishuriwe Yohana. Tugendeye kuri ibyo murabona ko Korani nayo ifitemo byinshi byongerewemo, ifite n'ibyatakaye. Mu biganiro byashize twaberetse uburyo sura ya 33 ngo yagiraga aya cyangwa se imirongo ingana n'iya sura Al-Baqara,
sura al-Bakara ifite aya 286, mu gihe sura al-Ahzab ifite imirongo 73. Inyandiko zibigaragaza ubushize twarazigaragaje, ariko reka ngaruke kuri iki kintu. Sege yatubwiye ko kuri we yemera bibiliya ntagatifu, kandi ngo yemera yuko irimo ibitabo birindwi, ngo birimo inyigisho za isilamu, birimo ubuyisilamu. Reka dukomeze, ngiye gushyiramo akandi gace ko muri iki kiganiro yakozeho, hanyuma nawe uze gutega amatwi wumve uburyo mu kiganiro kimwe yakoze yahise yivuguruza ku bintu yarangije kuvuga, aho avuga ko ibitabo yemera, umubare w'ibitabo yemera, ibitabo yemera biri muri bibiliya ntagatifu ari ibitabo bitatu, ari byo Toha, akemeramo Zabur, akemeramo na Injili. Bya bitabo birindwi arabisiga. Ibyo bitabo birindwi niba mubyibuka, harimo mwene Siraki, harimo abamakabe, ndumva harimo na Tobi, ngira ngo reka ngerageze kongera gushyiraho Sege twumve ibyo avuga, ibyo atubwira. Ndumva mu kiganiro yabivuzeho ku munota wa 42, munota wa 42, okay, ni wa 40 n'amasegonda 30. Reka tugerageze twumve 40 n'amasegonda 30, twumve Sege atubwire. na bibiliya yera n'ibitabo birindwi. ni ukuvuga ngo muri bibiliyoteke ya bibiliya ntagatifu, Muri bibiliyoteke ya bibiliya ntagatifu ibitabo byose birimo ko ari 73. sawa. noneho Muri mu bibiliyoteke isomero rya bibiliya yera yera bya bitabo babikuyemo, bikuye barabaje barabitwara ntibabigarura. ntabwo insubiza. Aha Sega aratubwira itandukaniro ngo riri hagati ya bibiliya ntagatifu na bibiliya yera, ko itandukaniro rihari ari ibitabo birindwi biboneka muri bibiliya ntagatifu, bikaba bitaboneka muri bibiliya yera. Hanyuma reka dukomeze tumwumve. Sasa muvandimwe, Korowani ntabwo ari uko byabaye. Alhamdulillah, inuma y'Imana Muhammad. Reka nisabire Chimamanda dufashe hano hantu. Chimamanda zadufashe hano hantu kugira ngo turebe, kuko naje gusanga uri umusesenguzi mwiza kabisa, udufashe hano hantu avugisha kugira ngo ukuri. turebe. Ese bino bitabo byaburiye he? Ibi bitabo birindwi byari buri ntagatifu bitari muri bibiliya yera, Yes, byaburiye. yes. Ubwo Chimamanda Aduwe ibisubizo kabisa. Turashanye. turashaka zadufashe. Barabigabanya muri iyo mpamvu. Kandi muri bibiliya ntagatifu, ntuzongere kandi Ntuzagabanye. ninde yabaye uburenganzira. Ngira ngo hose birimo no muri ntagatifu. Yego muri ntagatifu. No muri ntagatifu. Banza naho Niyo ivuga neza cyane. muri ntagatifu. Muri ntagatifu. Mu byahishuwe 20 22 19. 22 Muri bibiliya ntagatifu urebe. haravuga ngo 19 nihagira kandi ugira icyo agabanya ku magambo ari muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izavanaho umugabane yagombaga kubona kuri cya giti cy'ubugingo n'umwanya mu murwa mutagatifu, uko byanditswe muri iki gitabo. Ari imyandikire ya hano n'imyandikire ya hariya bijya guhura, uko byanditse bitandukanye byose. Iyo niyo bibiliya ntagatifu na bibiliya yera. Mu bibiliya ntagatifu hari isezerano rya kera n'isezerano risha. Mu bibiliya yera nayo ifite isezerano rya kera n'isezerano risha. Isezerano rya kera ni igihe mbere ya Yesu kuvuka. noneho Ni igihe Yesu mbere ya Yesu kuvuka. noneho yibashije ati noneho se nyuma yuko tumaze gusobanukirwa bibiliya Yes, uko atari igitabo kimwe, ahubwo bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi, yes. yabaje ati yavuye. Ni ukuvuga icyo twemera muri bibiliya, tuvugisha ukuri sasa tuba Abisilamu.
icyo twemera muri bibiliya ni ibitabo byamanuwe n'imana gusa kubera uburyo imana yahaye inuma zayo bitabo ntabwo yarafashe ibitabo gutya akamuha oya ni amagambo ubwo ibyo ibitabo wowe nka sege wemera biri muri bibiliya ni ibihe ari tawurati ariko tawurati iri muri bibiliya nayo bamaze kuyanduza nayo iracagase nayisomye bikari ureba nk'izina gusa nizi ndagira ngo abadukurikiye mbibutse iki kintu avuze ko igitabo yemera muri bibiliya ni tawurati. Igitabo cyitwa tawurati cyo ubwacyo ntabwo wakibona muri bibiliya, ahubwo nacyo ni ikoraniro ry'ibitabo bigizwe n'itangiriro, kuva, kubara, abarewi no gutegeka kwa kabiri. Nyamara yavuze yuko iyo bibiliya atari igitabo kubera ko ari biblioteke, ari nk'isomero ry'ibitabo byinshi. Ubwo bivuze ngo na tawurati ubwayo nyine si igitabo kubera ko nayo ni ihuriro ry'ibitabo bitanu byanditswe na Mose, ariko ntabwo sega ibyo aza kubyitaho. Reka twumve ikindi gitabo avuga ko yemera. zina gusa ari tawurati ari zaburi ari enjiri ari na korani Hano murabyumva ko avuze ko ibitabo yemera muri bibiliya ni tawurati, akavuga zaburi na injili, hanyuma byumvikana akiyongeraho na korani. Reka dukomeze tumwumve nabwo twumve ibyo atubwira. kandi ntabwo ari muri bibiliya ibyo bitabo bitatu kuvuga ngo ibitabo muri iyo muri biblioteke bibiliya yera y'ibitabo 73 muri bibiliya Oya, ntagatifu bitatu gusa. eshatu muri bibiliya ntagatifu irimo Yego. ibitabo 73 yego sorry bibiliya yera irimo ibitabo 66 yego wemera ngo bitatu gusa bitatu ubwo ibindi 33 ntabwo byemera niyo abantu biyandikiye biterwa n'ibitekerezo byabo noneho muri bibiliya ntagatifu twasomye muri luka noneho muri bibiliya ntagatifu yego ifite ibitabo 73 yego wemera ngo bitatu gusa bitatu ibindi gusa 70 ntabwo byemera Sintobe. Oya. ntabwo byamanuwe n'imana Badukurikiye ndagira ngo nanone mvuge kuri aka kantu gatoya. Hano sega tubwiye yuko muri bibiliya yera yemeramo ibitabo bitatu muri 66, kandi mbere yatubwiye ko itandukaniro riri hagati ya bibiliya yera na bibiliya ntagatifu ari umubare w'ibitabo, aho bibiliya ntagatifu ifite ibitabo 7 bindi biyirimo bitari muri bibiliya yera. Hanyuma akavuga ko ibyo bitabo 7 ari byo ngo birimo ubuyisilamu. Noneho hanamaje kutubwira neza yuko muri bibiliya yera ifite ibitabo 66 yemeramo ibitabo 3 gusa. Ibyo bitabo 3 yemeramo yarangije kubivuga ni tawurati, ni zaburi na injili. Bivuze ngo ibitabo 63 bisigaye ntabyemera. None hageze kuri bibiliya ntagatifu avuga ko mu bitabo 73 ifite nabwo ngo yemeramo ibitabo 3 gusa. Kandi twibuke ko yarangije kuvuga yuko ibitabo irimo ibitabo 7 bikubiyemo ubuyisilamu. Bivuze ngo ubundi mu by'ukuri ari umuntu uvugisha ukuri yagombye kuba avuga ko ibyo bitabo nabyo abyemera. Bityo muri bibiliya ntagatifu akaba yagombye kuba yemera ibitabo 10 aho kuba ibitabo bingahe 3. Ariko kubera iki imbere yabikoresheje kubw'ikinyoma, avuga ko ibitabo bya mwene Siraki ari byo birimo ubuyisilamu. Kubera icyo agize gute, icyo ashaka kugeraho. Ariko nitubihuza n'ibyo avuzemo hano turabona ko agize gute, arangije kwivuguruza ibyo yavuze mbere. Ubu ni uburyo nababwiye ko bwitwa takiya, bwo guhisha ukuri ukavuga ikinyoma ugamije kugira gute, kwemeza abantu kugira ngo bayoboke idini ya Isilamu. Ni uburyo bukoreshwa, muzabibona cyane nk'iyo turimo kureba intambara ziba hagati y'ibihugu by'abisilamu n'ibindi bihugu by'abantu batandukanye. Dufate nk'urugero muri iyi minsi iyo tuvuga Hamasi na Isirayeli, tukavuga Hezbollah na Isirayeli, tukareba abahuti na Isirayeli, tukareba Iran na Isirayeli. Intambara zabo iyo zibaye abisilamu bakabona bari mu gihe cy'intege nke, bahita batangira gusaba imishyikirano. Kubera iki? babona ko barangije kurushwa imbaraga, bityo bagahita basaba imishyikirano, ariko bitavuze ko bagize gute bemera ayo mahoro.
nabwo icyo bakoresha ni ubu buryo bwitwa takiya bwo kubeshya. Muhammad yarabukoresheje, abamusimbuye barabukoresheje, hanyuma n'uyu munsi ni uburyo bugikoreshwa. Yasser Arafat nawe yarabukoresheje, burakoreshwa buri gihe. Igihe rero noneho babonye ko bamaze kugira imbaraga, icyo bakora bagira gute? Baragaruka bagatera. Nuko nibwo buryo bukoreshwa. Intambara za Isilamu nuko zirwanwa. Rero burakoreshwa cyane, byaba mu ivugabutumwa, byaba mu biganiro runaka, burakoreshwa cyane nubwo abantu benshi batabimenya. Takiya, iryo jambo buri wese azagiye agende yakore ubushakashatsi azabibona ko bukoreshwa cyane n'abemera idini ya Islam. Rero uyu munsi ndagira ngo nsoreze hano, ne gufata umwanya muremure. Akantu gato yaravuzeho, avuga ku bitabo yemera muri Bibiliya. Yavuzemo Taurati, avugamo Zaburi, avugamo Injile. Hanyuma ibyo bitabo tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha, kugira ngo turebe niba ibikubiyemo byibuze byo Sege abyemera, cyangwa se bihura n'inyigisho n'ibyo Isilamu yemera. Ariko nk'uko muzabibona rwose, muzabibona neza yuko nta hantu na hamwe bihurira. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Wowe uduteze amatwi rwose, kora share, ukore subscribe niba utarayikora, uduhe comment, ukande kuri like. Comment yawe irakenewe kugira ngo dufashe kurushaho kunoza ibiganiro byacu. Ikindi mbabwira neza yuko mu gihe ubona ko ubutumwa wabugeza ku bandi, ntabwo dufite ikibazo rwose, wa downloadinga ukaba ushobora gupostinga kugira ngo ubutumwa bukubiyemo bugere kuri benshi. Ntabwo icyo dushyize imbere ari views. Icyo dushyize imbere ni uko ubutumwa bukubiye mu biganiro byacu bigera kuri benshi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Turabakunda, naho ubutaha.